igiti cyose data wo mw'Ijuru adateye kizarandurwa. Ubu nibwo butumwa mbazaniye. Igiti cya mbere kimaze kurandurwa ni kwa Julienne Kabanda Grace Room. Ibindi biti nabyo bigiye kurandurwa. Kigali kuwa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeriya ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Aka kanya icyitwa Grace Room cyamaze guhanagurwa ku gihugu cy'u Rwanda. Twari twabivuze turi gukoma karuru, turi kubwira abantu bari muri DINI ngo mugiye kurimbuka. Nagiye babwira ngo ikintu cyose Imana idafitemo inyungu kigomba gukorwaho. Ikintu Imana ifitemo inyungu ntabwo ishobora kwemera ko gisenyuka. Ntabwo Imana yigeze ibigiramo uruhare kugitera. Niyo mpamvu ikiranduye yifashishije ubutegetsi. Mwabonye igiterane yakoze ejo bundi ngicyo reka nkibereke cyabereye muri BK Arena. Murabura igiterane, reba abo bantu barimo, reba imyenda bose bambaye, bari bambaye bose iby'imyeru. Aha naho dukwiye kumenya igisobanuro cy'ibi bintu. Kubwira abantu ngo bose baje bambaye imyenda yera, ibi nabyo nuwundi mwuka udaturuka ku Mana. Murabona icyo giterane, muri abantu bari bahari bose bambaye imyenda yera, guhera kuri we ku mugabo we, reba nawe ndebera ibyo bintu. Ubundi mu buryo bwa spirituel ibintu by'imyenda y'imyeru ni ibintu bikunda gukoreshwa n'imyuka mibi. Satani akunda kuyifashisha cyane. Urugero hari amadini akorana na Satani rwose pe akunda gukoresha icyo kintu. Nk'ababuranamu abitwa ngo n'abageni ba Yesu ntibajye batana n'imyenda yera, kwambara amakanzu yera, kwambara ibintu by'umweru. Icyo nacyo ni umwuka w'ikinyoma no kuyobya abantu Satani yabibye mu isi mu bayoboke bari muri aya madini. Iyi nyigisho ishingiye ku by'isi ubundi ntabwo yahozeho. Hari uwo nguwo witwa Kenneth Hagin, hari wo wazanye Prosperity Gospel wabitangije, hari Kennedy Copeland, hari witwa Joe Austin, hari witwa Joseph Prince, gatanu hari witwa Joyce Meyer, gatandatu hari witwa Benny Hinn, karindwi hari witwa Bill Johnson. Abantu barindwi mbabwiye ni abakozi ba Satani pire kandi bafite uruhare runini mu kuyobya abantu benshi ku isi. Abapasitoro bose ubona bigisha izinyisho za prosperity, bigisha deliverance, bigisha hejuru y'imbaraga z'Imana gusa, ntibajya binjira ku cyazanye Yesu mu isi ngo basobanure ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ubwo ari bwo, babwira abantu kwezwa no kwihana, berekana ibihe aho bigeze, berekana isi aho ihagaze, berekane ko Yesu agiye kugaruka, berekana uburyo Satani ari gukora muri iyi si azana ubuyobe bwinshi, azana kurimbura abantu yifashishije n'ubutegetsi bwo mu isi. Mbega ntabyo bagira ibyo, bahora bigisha prosperity, deliverance ndetse n'ibitangaza hamwe no gusobanura ku mbaraga z'Imana. Abo mbabwiye nibo banduje aba bapaseri bose mubona muri Afrika, haba za Nigeria. Izi nyigisho mbabwiye uzazisanga kwa Gitwaza, uzazisanga kwa Minyoni, nizo zari ziri kuri uyu mugore Julienne Kabanda muri Grace Room, nizo zahoranye n'uwitwa Rugagi, nizo zari kuri uyu mugabo nawe bahagaritse witwa Ernest Nyirindekwe, ubari mu Burayi arimo kwifatira abantu arababeshya buri munsi, nizo ziri kuwitwa ngo Prophete Claude, nibyo muri kubona muri Uganda kuwitwa Kakande n'uwitwa Kayanja kwa Prophete Mani ivuga. Ibyo bigisha nibyo mubona biriza Nigeria kuri uyu mugabo uherutse kwitaba Satani TB Joshua. Igiti cyose Uwiteka atateye agiye kukirandura, mwitege n'ibindi bigiye kurandurwa. Hari ibindi biti bigiye kurandurwa, nyigisho mbi zipfuye ziboze, Prosperity Gospel munuko mbere y'Imana. Ntabwo navuga ngo zirajijisha umugeni wa Kristo, ko umugeni wa Kristo ari maso, turi maso ntabwo dusinziriye. Ziyobeje n'ubundi abayobye, kandi zijishije n'ubundi abemeye kujijwa, abanze kujijuka bakomeza kubinjisha. Muzagwa ruhaba, bizabagora kuzabona Yesu agarutse, bizabagora guhishurirwa agakiza. Ngo buriya ngo ni leta, mukareba leta wapi, ibyo biti Imana ntiyabiteye kuko nta musaruro ibifitemo. Igomba kubirandura yifashishije umutware, kuko adatwarira inkota ubusa, ngo ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya abatumvira. Yaba abayoboke babo nuko bameze, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Yaba babigisha n'ababayoboye bibwira ko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi.
inshuti yanjye aza kwanika ikamba. Ibihe byiza kuri mwese mudukurikira muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane yose iri ku isi. Turabasuhuje kandi tubifuriza amahoro y'Imana mwese inshuti z'umusaraba, bakunzi b'ijambo ry'Imana, aho dusangiye urugendo rujya mw'Ijuru. Turashimira Imana kubw'uyu munsi kuko yongeye kutwemerera kubasha kuboneka imbere yanyu kugira ngo twongere tuganire iby'iyi nzira, twungurane, dufashanye, tubashe kumenya iby'iyi nzira uko tuyitwaramo. Reka dusenge rero kugira ngo Imana ibane natwe muri iyi gahunda yacu cyangwa se mu kiganiro tugiye kugirana cy'ijambo ry'Imana. Mwami Imana ishobora byose, uri wo kwizerwa ibihe byose, uri ibyiringiro bizima, uri amahoro yacu. Iyo dutekereje imirimo y'intoki zawe, tugatekereza ibyo wakoze n'ibyo ukomeje gukora n'ibindi uzakomeza gukora, Mana, twumva twuzuye ibyishimo kandi tukumva imitima yacu ikomeje kugira inyota yo kugushaka no kubona mu bwiza bwawe, tubona imbaraga zawe muri twebwe. Uyu mwanya rero tugiye kuganira na bene data badukurikiye hirya no hino ku isi yose. Turakwinginze ngo uzubane natwe, umuntu wese ugiye kudukurikira, iri jambo ryawe tugiye kuvuga rizamugira umumaro kandi rizamubohore ingoyi zose z'umwanzi. Reka nanjye ugiye kuvuga, ubuntu bwawe bungoti, bunzenguruke, bunyuzure, kandi imbaraga zisumba byose zikomeze kumbaho. Ndagushimiye ko mfishe gusenga, cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, no tubyambaje twizeye, amen. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe nitwa Guhagarika ikingeneye, ni pasiteri, nkaba nkora umurimo w'umisiyoneri, aho tuvuga ubutumwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye, tukajya kwigisha urugo ku rundi, icyo bita dowa to dowa, kubera ko tuzi neza yuko umwami wacu ari cyo yakoraga ndetse n'intumwa zose nicyo zakoze. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo nimugende mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Nicyo dukora rero. Hanyuma nyoboye umuryango witwa IRI Family of Jesus Christ Ministries International. Ni umuryango w'abantu batandukanye bagiye baba mu madini, hanyuma baza guhishurirwa amadini kibi cyayo n'uburyo amadini afite uruhare rukomeye rwa Satani rwo kurimbuza abantu. Kandi duhora tubabwira yuko nta dini na rimwe, yaba amadini atemera Yesu nk'Imana cyangwa nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ndetse n'amadini amwemera, ayo twita amadini ya Gikristo. Hanyuma mu Rwanda bo bayita ngo ni amadini n'amatorero. Ubwo amatorero ni abemera imyizere ya Christianism, hanyuma amadini ni abatemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ariko ibyo twebwe ntabwo tubyemera. Dukurikije iki ijambo ry'Imana ritubwira, twamaze kubona yuko byose byamaze kuba akadubi, n'urudubi rw'amadini yose, yaba ya Gikristo ndetse na gipagane, kuko imico n'imyifatire iri muri ayo madini yitirirwa Yesu n'imyitwarire yabo n'inyigisho bigisha bitandukanye n'inyigisho shingiro, inyigisho zagenewe itorero, inyigisho itorero ryigishijwe kuva mu kinyejana cya mbere. Izo Yesu yigishije, izo ntumwa zigishije, n'abakurikiye intumwa ibyo bigishije kugeza n'uyu munsi, itorero rya Yesu rifite umwihariko cyane, nta hantu rihuriye n'ibyo tubona muri aya madini. Uyu munsi rero mbazaniye ubundi butumwa bukomeye cyane. Ni ubutumwa nshaka kubabwira bushingiye ku kiganiro twakoze, ngira ngo ni ku itariki 9, ubwo n'ejo twagikoze ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka wa 2025. Ikiganiro turi gusobanura ku kirebana n'ububishopu n'ubupasitoro, birebana na titire. Turi kuvuga twerekana umubatizo wakozwe n'idini rimwe ryitwa Grace Room, rihagarariwe n'uwitwa Bishop Julienne Kabanda ndetse n'umugabo we, nibo bari bafite iyo dini. Ngira ngo aho tubivugiye tumaze kwerekana ukuri, leta nayo yasibigiramo uruhare, no kuvuga ngo idini rya Grace Room
ryamaze guhanagurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kuvuga ngo ni itangazo ryasohotse rya RGB, aho twagaragarije umubatizo yabatije, uburyo abantu bahweraga, abantu bagasamba, abantu bakikubita hasi, ndetse n'uburyo no kubatiza kwabo bitandukanye n'umubatizo wo muri Bibiliya, kuko bagiye bakora ibintu ubona bihabanye na Bibiliya. Cyambere abantu baribijwe, ariko twerekanye uburyo abo bantu batigeze, bamwe batarengerwaga. Twongera kwerekana ikosa rindi, uburyo mu kubatiza ntabwo ari umwe wabatije, umuntu umwe yabatizwaga n'abantu batatu, siko Bibiliya ivuga. Ibyo twarabisobanuye. Niba ushaka gukurikira neza icyo kiganiro, uragisanga kuri IRI TV. Tuvuze itariki twagitangiye, gifite titre ivuga ngo titre yacyo iravuga ngo Bishop Julienne Kabanda wimitswe nandi. Mfite ubwoba k'abantu bagukurikira baba bagiye kurimbuka. Bishop Julienne Kabanda wimitswe nandi, ibyo birahagije, bahita bakikuzanira, kiri kuri IRI TV. Uyu munsi rero mbazaniye ubutumwa, ariko mbere yuko mbubabwira ndashaka kubanza gusoma itangazo RGB yasohoye rigaragaza ko Grace Room, iyi dini ya Grace Room, ihanaguwe ku ikarita y'u Rwanda. Andi magambo, mu Rwanda yakuweho. Itangazo ryasohowe n'urwego rw'imiyoborere ari rwo RGB. Kigali kuwa 10 Gicurasi 2025, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeriya ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeriya nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'itegeko bijyanye n'intego zayo, kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru bigaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Ngiri itangazo ryasohowe n'urwego rw'imiyoborere RGB. Ni ukuvuga ngo aka kanya icyitwa Grace Room cyamaze guhanagurwa ku gihugu cy'u Rwanda. Twari twabivuze turi gukoma karuru, turi kubwira abantu bari muri radini ngo mugiye kurimbuka. Ubutumwa rumbazaniye buragendera kuri iki ngiki cyabaye. Ubutumwa mbazaniye burareba haba iyi Grace Room bamaze guhanagura ku gihugu cy'u Rwanda, ubwo abayobozi bacyo barabyumva, abayobozi b'iyo Grace Room barabyumva, ndetse kandi ubwo butumwa burareba n'abandi bantu nabo bagiye guhanagurwa ku ikarita y'u Rwanda, amadini yabo agakurwaho. Ubwo butumwa buravuga ngo igiti cyose Uwiteka atateye kizarandurwa. Ubu nibwo butumwa mbazaniye, tugiye kubasobanurira, kuko hari n'abandi bagomba gukurwaho. Ntabwo Imana ikeneye abaza gukomeza kuyobya abantu,
abantu bakibigira ko bari kujya mu ijuru kandi bari kujya mu irimbukiro. Ubu harimo kuvuga ngo intama ziratatanye, intama zambuwe umungeri. No. Ngo busenga inzu y'Imana, ngo ko bayifunze, ko bari hana. No. Nabo ubwabo ntibari bahagaze, twari twabibabwiye. Twaberetse uyu mubatizo, tubereka uburyo abantu bahwera, abantu bashyirwa mu mazi bakavamo bameze nk'abasazi, abari gutegwa utubase ngo bararoka imyuka mibi kandi bavuye mu mazi. Tubabwira yuko ibi bintu ari imyuka mibi, nta hantu bihuriye n'agakiza. Uyu munsi rero turagaruka ku biti bimwe bigomba kurandurwa, harimo n'iki cyamaze kurandurwa cyitwa Grace Room n'abayobozi bagihagarariye. Hanyuma kandi twerekane impamvu ibyo biti bigomba kurandurwa, kandi iyo mpamvu akari nayo yatumye n'ubundi nibi birandurwa. Hari abarimo kuvuga ngo birashoboka ko yaba ari uriya mubatizo, abandi bati ibyo RGB ngo nuko ngo batujuje ibyo bari baranditse mu gusaba ubuzima gatozi, bagakora ibihabanye n'ibyo ngibyo. Urumva urwego rw'imiyoborere RGB rwagaragaje neza yuko ibyo Grace Room yasabye mu kwandika, yandikira urwego rw'imiyoborere kugira ngo bayihe ubuzima gatozi, ngo ntabwo ari byo yakoze. Ikintu bavuzemo ni kimwe gusa, ngo ni ugusenga. Gusenga buri munsi, gusenga kenshi, cyangwa se gusenga nicyo bifashije, bavuga ko nacyo kiri mu bintu bitari byarasabwe mu gusaba ubuzima gatozi. Ariko nagira ngo mbabwire ngo tureke kurebera ibintu mu mubiri, ngo turebere ku byo leta yanditse ivana cyangwa ihagarika iryo dini mu Rwanda. Dukwiriye kuva muri siyansi tukava muri filozofi, kuko n'icyo Imana ishaka, ariko n'ubu abantu banze kubyemera. Tugakanguka tugatangira kumva ibintu no mu buryo bw'umwuka, kuko Imana ishaka ko ibintu bibaye tubonamo ukuboko kwayo n'ubushake bwayo n'imbaraga zayo n'impamvu yayo. Mu gihe n'ibintu byose n'ubundi biba, yaba abayobozi b'amadini, yaba bitwa ngo ni abakirisitu cyangwa abayoboke babo, ibintu byose bagahora babirebera muri logike zabo, bakabirebera muri siyansi, bakabirebera muri filozofi, bakabireba mu buryo buri fizikali. Nibazamuke ngo bagere no muri spirituel, ngo ugere mu cyo bita spiritual, umenye ko ni Imana ariyo yemeye ko ibyo bintu bibaho. Imana izakomeza kurandura n'ibindi biti kugeza igihe tugereho tukavuga ngo ahubwo reka ariyo twegera, kuko niyo irimo kwemera ko bibaho. Nagiye mbabwira ngo ikintu cyose Imana idafitemo inyungu kigomba gukorwaho. Ikintu Imana ifitemo inyungu ntabwo ishobora kwemera ko gisenyuka. Iki kintu cyitwa Grace Room nta nyungu Imana yari igifitemo, n'ibindi bigiye gukurwaho. Reka turambure twumve ubwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 15 umurongo wa 13. Haravuga ngo, arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mw'Ijuru adateye kizarandurwa. Mubareke nabarandata impumyi, kandi nabo bahumye. Ariko impumyi iyo irandase izindi, zombi zigwa mu mwobo. Ni ubutumwa mbaza buvuga ngo igiti cyose Data wo mw'Ijuru atateye cyangwa adateye kizarandurwa. Grace Room ni igiti cyatewe n'abantu, kiteye giterwa na Satani. Ntabwo Imana yigeze ibigiramo uruhare kugitera, niyo mpamvu ikiranduye yifashishije ubutegetsi, kuko Imana ntabwo izakoresha ibiti bino bisanzwe, ntabwo izamanuka ngo ikore ibintu. Ubutegetsi bubereyeho kugira ngo Imana ibwifashishe guhana ibyo ishaka guhana. Rero dushobora guta turebera mu mubiri ngo leta ngo ni kubw'impamvu yayo. Reka da, ni impamvu y'Imana, kuko iriya mirambo yahoraga ipfa, iriya mirambo yari yibereye muri iriya dini yitwa Grace Room, nta nyungu Imana yari yifitemo. Ndaje mbereke ibinyoma byigishwaga muri iyi dini, ari byo birimo kwigishwa Zion Temple, ari byo byigishwa kwa Minyone, kuko ishusho y'inyigisho zigishwaga muri Grace Room ni nayo shusho y'inyigisho ziri kwigishwa
kwa minyone, nizo nyigisho ziri kwigishwa kwa gitwaza, nizo nyigisho ziri kwigishwa kwa masasu, nizo nyigisho zigishwa mu macacizi mubona ari hano hirya inyinshi. Kandi bimaze no kugera no muri ADPR, bimaze kugera muri za Anglikani, ibidini byamaze kuba organisation, bikaba decentralisation ku rwego rw'isi, nabyo byamaze kuvanga. Kandi ibyo byapfuye nabi kuko bo bavangamo na teologiya kandi bakiyorobeka kuko bamaze gusa nkaho bafatanyije na za leta z'isi. So igiti cyose data wo mw'Ijuru adateye kizarandurwa. Ubu nibwo butumwa mbazaniye. Igiti cya mbere kimaze kurandurwa ni kwa Julienne Kabanda Grace Room. Ibindi biti nabyo bigiye kurandurwa. Ubushize nababwiye ko hari inyigisho dushaka kubigisha, nari natangiye kuzigishaho gatoya. Ni inyigisho z'ibinyoma zigishwa muri aya madini, kandi abazikurikira n'abazumva bazi ngo ni ukuri bahabwa. Izo nyigisho nashaka kuvanamo imwe yigishwaga kwa Julienne Kabanda, ariyo yigishwa kwa minyone, ariyo yigishwa kwa gitwaza, ariyo yigishwaga kuri ya wundi nawe bavanye witwa Nyirindekwe Ernest. Nabizi ko nawe idini ye barivanyeho, icyo bita ngo ni Rayon Pentecost Church. Icyo nacyo murabizi ko u Rwanda rwagihanaguyeho. Ibyo ni Imana iri kubihanagura kuko ni ibiti itateye. Ibyo biti ntabwo Imana yabiteye, niyo mpamvu ibirandura. Niyo mpamvu ibirandura. So nababwiye yuko hariho inyigisho zigeze nko mu 9 cyangwa mu 10 ziyobya zigishwa muri aya madini ya Gikristo. Inyigisho ya mbere nababwiye ni inyigisho ishingiye ku mategeko. Inyigisho ya kabiri ni inyigisho yitwa ubuntu butangaje. Inyigisho y'ubuntu butangaje nabasobanuye mbabwira yuko yo ubwayo uburyo abayigisha n'uburyo bayifashe n'uburyo babyizera nta hantu bihuriye n'ubuntu butangaje bwa Yesu Kristo twagiriwe n'Imana. Ahubwo ukurikiranye neza ukumva uburyo babyigishamo, uhita wumva ko ni ubuntu butangaje ariko bwa Satani, ntabwo ari ubuntu butangaje dukomora kuri Yesu Kristo twagiriwe n'Imana. So inyigisho ya kabiri rero y'ubuyobe iri kuyobya abantu benshi, yoretse abantu benshi ku isi, ni inyigisho y'ubuntu, icyo bita amazing grace. Ariko ntabwo ari ubuntu butangaje buva ku Mana. Inyigisho ya gatatu ni inyigisho ishingiye ku birebana n'ibintu bya hano mu isi, icyo bita prosperity gospel. Ni ukuvuga ngo ni inyigisho zishingiye ku by'isi gusa, zitabitsemo agakiza. Inyigisho ya kane nababwiye ni inyigisho ishingiye ku cyo bita deliverance. Ugasanga umwigisha mu nyigisho yose yigisha abantu ibirebana no kubadelivura no kubakorera counseling. Bishop nibyo yigisha, apotre nibyo, na hariya kwa Julienne nibyo babagamo. Iki kintu cya deliverance cyangwa se deliverance nta hantu gihuriye n'ukuri k'ubutumwa bwiza, nta hantu gihuriye n'ijambo ry'Imana. Inyigisho ya gatanu ni inyigisho ishingiye ku kintu cyitwa ibitangaza. Murabizi ko aya madini ari hano hanze ku kintu cyitwa kwigisha ibitangaza Imana ikora no kwerekana ko babikora, nibyo byuzuye aho muri iyo dini yo kwa Julienne Kabanda. Ibyo byari byibereye. Mwabonye igiterane yakoze ejo bundi, ngicyo reka nkibereke, cyabereye muri Beka Arena. Murabona igiterane, reba abo bantu barimo, reba imyenda bose bambaye, bari bambaye bose iby'imyeru. Aha naho dukwiye kumenya igisobanuro cy'ibi bintu. Kubwira abantu ngo bose baje bambaye imyenda yera,
ibi nabyo ni uwundi mwuka udaturuka ku Mana, kugeza ubwo abayoboke bo kuri uyu mugore bari bamaze kumufata nk'Imana. Niyo mpamvu tuvuga bakadutera amabuye, kuko ntabwo bamufashe nk'Imana, ntibashaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Murabona icyo giterane, muri abantu bari bahari bose bambaye imyenda yera, guhera kuri we, ku mugabo we. Reba nawe ndebe ibyo bintu. Ubundi mu buryo bwa spirituel, ibintu by'imyenda y'imyeru ni ibintu bikunda gukoreshwa n'imyuka mibi. Satani akunda kuyifashisha cyane. Urugero, hari amadini akorana na Satani rwose pe, akunda gukoresha icyo kintu, nk'Ababuranamu, abitwa ngo ni abageni ba Yesu, ntibajya batana n'imyenda yera, kwambara amakanzu yera, kwambara ibintu by'umweru. Tuzagaruka tubereka ibi bintu byo kwambika abantu imyenda y'imyeru y'ibitare icyo bishatse kuvuga, ukatuma gushaka kubereka iyo video gatoya. So mu byo bigishaga byose rero muri icyo giterane ni ibyo bintu byitwa ibitangaza. Murakira indwara, uwaje arwaye mu nda arakira. Ntabwo bwari ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ubundi ubutumwa bwiza burabohora utiri ubivuga, utiri ubwira abantu ngo murakira. Ubutumwa bwiza wigishe bubohora abantu, nawe ubwawe utiri uvuga urabasengera bagakira, utiri ubyirata. So rero inyigisho ya gatanu ifite influence ku isi, inyigisho ishingiye ku bitangaza. Inyigisho ya gatandatu ni inyigisho ishingiye hejuru y'imbaraga z'Imana. Ugasanga igihe cyose umuntu arimo kwigisha aravuga ku mbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zatandukaje inyanja itukura, imbaraga z'Imana ugasanga ni ibyo ahora avuga. Ntari kwigisha abantu ngo bamenye icyazanye Yesu mu isi, ntari kwigisha abantu ngo abereke ububi bwabo, ko ari abanyabyaha bafite icyaha cy'inkomoko muri Adamu, ngo abereke intege nkeya barimo, ngo abereke ibibi bakora bihane. Indaya zikaza zigasubira yuko zaje, abajura bakaza bagasubira yuko baje, abasambanyi, abicanyi n'abagambanyi n'abanyamoko ugasanga barahora aho hantu ariko ntibahinduka, kuko ahora bigisha imbaraga z'Imana. Yesu yahagaje hejuru y'inyanja, Yesu yahagaritse umuraba mu nyanja, Yesu mbega ugasanga arigisha ibintu bigaragaza imbaraga z'Imana gusa. Iyi nayo ni inyigisho ujye kumva nk'aho ari inyigisho y'ukuri, ariko ari inyigisho y'ikinyoma. Inyigisho ya karindwi ni inyigisho ishingiye mu kwigisha ibitabo gusa. Ugasanga umuntu arazana ibitabo cyangwa arakora ubushakashatsi mu bitabo, ntumubwire Bibiliya, agasoma ibitabo ibyanditswe n'iyo miryango, ya miryango yitwa Secret Society, iriya miryango ikorana n'umwanzi mu buryo bw'umwijima, yayindi ikorera mu ibanga, Illuminati, Freemasons, abajesuiti, igisirikare cyo kwa Papa i Roma, abaroze Croix, abakabaliste n'ibindi. Hari imiryango ikorana na Satani rwose pe, hari imiryango mu by'ukuri ikorana na Satani yose. Ni akaba ariyo kandi Satani aha amabwiriza y'ibigomba gukorwa mu isi, kuko niyo ibitsa amabanga yose ya Satani. Bivuga ngo abo bantu bakubiye muri iyo miryango, Bibiliya yibita ngo ni inyamaswa abantu, niko Yakobo yavuze. Noneho nibo babitsa amabanga ya Satani, nk'uko itorero rya Kristo ribitse amabanga ya Kristo, niko nabo babitsa amabanga ya Satani. Nibo rero batanga amabwiriza y'uko isi igomba kuyoborwa, y'iterambere ry'isi, uko ibihugu bigomba kuyoborwa. Noneho rero bayaha umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye uko nawo kubiyemo ibihugu ndibwira ni 100, bimaze kuri 194, urumva hafi ya byose bigiye kurangira mu muryango w'abibumbye. Nawo ukabisensibiliza kuri abo bategetsi, abayobozi, abaperezida b'ibihugu, bakabijyana mu bihugu byabo, bakabimenyesha za parliament zabo. Parliament nazo bakamanuka, urumva bijya kuba ministeri, mukajya muri Sena, bikajya mu badepite, bikamanuka bikagera mu turere, bikajya muri bagavana b'imijyi, mu bisirikare, bikamanuka bikagira no ku muntu wa nyuma w'umuyobozi. Noneho rero bigasensibilizwa mu baturage, abaturage bagakora ibintu bazi ngo ibyo bari gukorana byiza, ariko source yabyo, isoko yabyo ari kwa Satani wabihaye iyo miryango ikabiha umuryango w'abibumbye UN,
nayo ikabisensibiliza kwa perezida w'ibihugu, bakabizana bakabigeza muri za parliament zabo, bikamanuka bikagera ku muturage wo hasi. So rero iyo miryango babwiye, hari abantu bamwe bayivamo bakarokoka ntibapfe, cyangwa se mbere ko bapfa bakandika ibitabo. Nayo ubwayo kandi hari igihe bandika ibitabo ariko mu buryo bwo kujijisha no kuyobya abantu, basa nkaho ngo barimo kumena ibanga ryabo, ariko kwari kugira ngo naho hazavemo kuyobya abantu. Noneho hari abantu rero usanga basoma ibyo bitabo iyo miryango, akaza kuba aribyo yigisha abantu, cyangwa agasoma igitabo ngo cyanditswe ngo n'umuhanga runaka, ngo dogiteri runaka, ukibaza niba batari umuhanga. Yarangiza akareka igitabo cyitwa Bibiliya akigisha kuri icyo, kandi hari n'amadini nayo yigisha kuri ibyo bitabo, cyangwa se yigisha ibitabo gusa, ariko Bibiliya ugasanga rwose basa nkaho bayihigitse ku ruhande. Urugero, idini y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, mu butumwa batanga bwose bushingiye ku bitabo byanditswe n'umugirwakazi fondateri wabo witwa Ellen G. White. Yanditse ibitabo bigeze kuri 40, yandika n'inkuru zigizwe n'udutabo tugeze ku bihumbi bingahe 5. Muri banditse ibintu byinshi. None uzasanga Abadiventiste ibyo bitabo ari byo bifashisha mu kwigisha kurenza Bibiliya. Asanga afite intambara ikomeye, ahereye ku itariki ya mbere ageze ku itariki ya 7, ari kwigisha mu mavuna, arimo gusoma igitabo cy'intambara ikomeye, cyangwa ibyaduka byo misi imberuka, cyangwa abakurambere n'abahanuzi, cyangwa se uwifuzwa ibihe byose. Ugasanga n'ibyo bintu uwo muntu yigishaho, abakristo bakubaka, mbega agakiza kabo kakaba kubatse ku musenyi, kubatse ku nyigisho zanditswe zavuzwe n'umuntu, zitari ijambo ry'Imana. Rimwe na rimwe ugasanga niyo yagira ijambo ry'Imana asoma, n'uturongo agenda yifashisha mu kuzuza ibyo ari kwigisha mu gitabo cya Ellen G. White. Urumva ikibazo gikomeye. So rero idini y'Abadive ibitabo barabyifashisha, abateolojiya bakunda kwifashisha ibitabo. Hari n'abandi bigisha badutse bisomera ibitabo gusa, bakerekana ngo amabanga ya Satani. Nta mwanzuro baha abantu no guhamuka, bagahorana ubwoba kubw'ibyo bintu bahora bumva. Hanyuma hari n'abakatolike. Abakatolike nabo bagira ibitabo byinshi, nabo bakunda kugifashisha ibyo bigisha byanditswe ngo n'abatagatifu, mutagatifu runaka ngo yasize yanditse n'ibindi ngo yanditswe ngo na papa runaka mutagatifu. So icyo nacyo ni umwuka w'ikinyoma no kuyobya abantu Satani yabibye mu isi mu bayoboke bari muri aya madini. Inyigisho ya 8 ni inyigisho yigishwa mu batemwe do Jehova, abahamya ba Yehova. Abahamya ba Yehova inyigisho zabo zose bana bo bagira ibitabo. Nabo uzasanga Bibiliya bayisoma gake, ahubwo basoma ibitabo biba byepirimwa, bikepirimwa ku cyicaro cyabo, bikoherezwa muri Afurika. Abayehova nibyo bagendana, nibyo batanga Bibiliya bitabo. Ugasanga Bibiliya rwose ntago bayitayeho, ngo baragusomera muri icyo gitabo cyokoza harimo uturongo twa Bibiliya twuzuza ibyo uwo muntu yanditse cyangwa abo bayobe banditse. Ugasanga nibyo bari kuguha, baranabigutsindagira. Hari ibyo bagenda bameze nk'imvaho. So rero idini y'abatemwe do Jehova ifite ubuyobe bukomeye, nabo bifashisha iki ibitabo, ariko inyigisho bigisha ni ubuyobe. Iyo ni inyigisho ya 8 y'abatemwe do Jehova. Inyigisho ya 9 ni inyigisho y'Ababuranamu. Buriya Ababuranamu barayobye, kuko nabo basa nkaho bafite indi Bibiliya ya Buranamu, kuko hari igitabo bagira ngo kirimo ubuhanuzi bwose Buranamu yahanuye, gikubiyemo nk'inyigisho zose yigishije. Bagira n'amakaseti, bagira n'amasede, ari ibyo ngibyo nibyo bumva gusa. Ubundi udutabo baradusohora, bahora badutanga, nitwo abantu bashaka ko bumva. Ni ukuvuga ngo idini y'Ababuranamu bashaka nitwo tuntu biga, bibasoma, bagira gute. Buranamu yoretse abantu batagira ingano mu isi. Hanyuma rero ubundi buyobe bw'indi nyigisho ni ubuyobe bw'inyigisho y'Abakatolike. Abakatolike murabizi ko nicyo cyicaro gikuru cya Satani kiri hano muri isi, mu birebana na religion, mu birebana n'iyobokamana.
kuvuga ngo idini katolike ni iyobokamana rya Satani, risansibiriza ubuyobe bwa Satani n'ubw'uterekera n'ubupfumu n'ubukonikoni n'indi myuka mibi yose bigakwira mu bantu mw'isi. Namwe murebe ibyabaye kuri Papa ejo bundi, mwabonye imihango yose akorerwa. N'uwa mbere wapfuye nawe yakorewe imihango ya gipagani mibi yo mu rwego rwo hejuru. N'ubu barimo kujya gusura ngo imva ye, abantu barabyiganirayo. So nende kubereka inyigisho zigeze ku 10. Hari enye z'amadini ari hano muri yisi. Hari abadivantiste, hari abakatolike, hari ababuranamu, hari n'abatemwedo Jehova. Izindi nyigisho rero mbabwiye zo ari nazo ngiye kugarukaho nibuza nk'ebyiri, zigishwa muri aba barokore bose, aya madini yose ya gipantekoste, muri aba barokore bose. Nababwiye ko inyigisho ya mbere y'ubuyobe ni inyigisho ishingiye ku mategeko. Murabizi ko abadivantiste bagira inyigisho ishingiye ku mategeko, berekana ko agakiza tugahabwa twemerwa n'Imana iyo twizeye, ariko tukanitondera iki? Amategeko y'Imana. Icyo se ushaka kuvuga, icyo ntabwo ari cyo nashaka kuvuga cyane, ahubwo icyo nashaka kuvuga ni inyigisho ya kabiri. Ndashaka kuvuga izo ngize 3: inyigisho ya gatatu, iya kane n'iya gatanu. Iya gatatu ni prosperity gospel. Iri jambo prosperity gospel cyangwa se prosperity bisobanura uburumbuke, gutera imbere, kugubwa neza, amajyambere y'isi, cyangwa se ni inyigisho zishingiye ku iterambere ry'isi gusa. Icyo nicyo bita prosperity cyangwa se prosperity gospel. Hakaza n'iriya ya kane mbabwiye yitwa deliverance, n'iya gatanu yitwa imbaraga z'Imana. Kangiye kuri prosperity ndabijyanira hamwe. Iyi nyigisho ishingiye ku by'isi ubundi ntabwo yahozeho, ntabwo inyigisho yahozeho. Ni ukuvuga ngo ubundi izi nyigisho za prosperity zabayeho nyuma y'ubwa Martin Luther mu cya 517. Ni ukuvuga ngo cyane byadutse neza mu gihe Amerika yari imaze guhabwa ubwigenge mu 1700. Amerika imaze kuvuga yuko umuntu adakwiriye kwicwa cyangwa ahorerwe ukwemera kwe, ko buri wese akwiriye kugira uburenganzira bwe mu kwemera. Icyo gihe nibwo bavanyeho ikintu cyitwa gutotezwa, ko katolike yahoraga yica abantu ibahora ko banze kwemera, kwizera, kwakira ibyo bigishwa n'idini katolike. Uti ninde wabizanye? Ubundi umuntu wa mbere wazanye izi nyigisho mu kinyejana cya 20 ni uwitwa Kenneth Hagin, umunyamerika. Uyu Kenneth Hagin niwe wazanye inyigisho za prosperity, kuko yabona ko kizagatulika abantu mu kuyivamo n'abafonda ubundi buryo bw'inyigisho butuma abantu bamukurikira ari benshi. Uyu Kenneth Hagin yaje gukurikirwa n'uwitwa Kennedy Copeland. Uyu Kennedy Copeland navuga ngo ni umwana wa Kenneth Hagin mu buryo buri spiritual, ariko wa mwuka w'umwijima niwe wamubyaye, kuko inyigisho yadukanye za prosperity nizo n'uyu nguyu Kennedy Copeland yazanye. Si we wenyine, bundi ni abantu bageze nko mu 8 cyangwa se 7, mvuge nibuza abantu bitwa ngo nabigisha ngo bakomeye mu buryo buri international cyane bagaragara, kandi n'aba bari muri Afrika bakurikiye bakumva ko nabo bagira icyubahiro nk'icyabo, bagaragara cyane ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bantu
ni bande? Hari uwo nguwo witwa Kenneth Hagin ariwe wazanye Prosperity Gospel wabitangije, hari Kennedy Copeland, hari uwitwa Joe Austin, hari uwitwa Joseph Prince, 5 hari uwitwa Joyce Meyer, 6 hari uwitwa Benny Hinn, 7 hari uwitwa Bill Johnson. Uyu Bill Johnson niwe sa nkaho ngarukiye, ubwo tuzakomeza abandi. Ariko aba bantu 7 mbabwiye ni abakozi ba Satani pire kandi bafite uruhare runini mu kuyobya abantu benshi ku isi. Kandi ntabwo bayobya abayoboke babo gusa, ahubwo bayobya urubyiruko rutandukanye ku isi, rutanakijijwe ko inyigisho zabo zikundwa n'abapagani, zikanakundwa n'abibeshye yuko bizeye bari mu madini yabo. Noneho zikongera zigakundwa n'abandi bayoboke babo bafite amadini, haba ku mugabane wa Afurika, haba no ku mugabane wa Amerika, cyane kavuye ku mugabane wa Afurika. Abapasitoro bose ubona bigisha izinyisho za prosperity, bigisha deliverance, bigisha hejuru y'imbaraga z'Imana gusa, ntibajya binjira ku cyazanye Yesu mw'isi ngo basobanure ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ubwo ari bwo, babwira abantu kwezwa no kwihana, berekana ibihe aho bigeze, berekana isi aho ihagaze, berekane ko Yesu agiye kugaruka, berekana uburyo Satani ari gukora muri iyi si, azana ubuyobe bwinshi, azana kurimbura abantu yifashishije n'ubutegetsi bwo mw'isi. Mbega ntabyo bagira ibyo, bahora bigisha prosperity, deliverance ndetse n'ibitangaza hamwe no gusobanura ku mbaraga z'Imana. Ibyo kandi bikagenda n'ijambo ryitwa kwizera. Abo bantu mbabwiye nibo banduje aba bapaseri bose mubona muri Afurika, haba za Nigeria, haba hano za Togo, haba za Uganda, Kenya, hano mu karere kacu muri South Africa, karere k'ibiyaga bigari. Hari abantu babiganye benshi bitwa ngo n'aba bishop, ngo ni ba pasiteri, biganye inyigisho zabo kuko babona ko zirimo icyubahiro, cyo ni cyambere. 2 zirimo igikundiro, 3 zirimo ikintu cyitwa amafaranga, 4 zirimo ubutunzi bwinshi. Niyo mpamvu bazigisha, kandi abazigisha nyine usanga ari abatunzi, ari abakire. Izi nyigisho mbabwiye uzazisanga kwa Gitwaza, uzazisanga kwa Minyoni, nizo zari ziri kuri uyu mugore Julienne Kabanda muri Grace Room, nizo zahoranye n'uwitwa Rugagi, nizo zari kuri uyu mugabo nawe bahagaritse witwa Ernest Nyirindekwe, ubari mu Burayi arimo kwifatira abantu arababeshya buri munsi, yarabangije ari kubajijisha bari kujya kurimbuka. Nizo ziri kuwitwa ngo Profete Claude. Aba bantu mubona bitwa ba profete, hari abitwa ba profete, ariko ubundi iryo zina profete ubundi njya nibaza profete ubundi abantu bazi icyo ari cyo. Ijambo profete, uzi ko nta hantu Yesaya yigeze yita profete, uzi ko nta hantu Yeremiya yigeze yita profete, uzi ko nta hantu Ezekiel yigeze yita profete tubona muri Bibiliya wabyita, uzi ko nta hantu tubona abahanuzi bose ba Hosiya, ba Amosi, ba Obadiya, ba Yoweri, ba Yona, ba Mika, ba Nahumu, abo bose uko nta numwe wigeze yita ngo ndi profete. Ubundi ibi byaje biti? Abo rero nibo nababwiraga bakomeje kwica imitima y'abantu babayobya, bababeshya. Aba bantu 7 mbabwiye, uwitwa Kenneth Hagin ari watangije inyigisho za prosperity, uwitwa Kennedy Copeland, uwitwa Joe Austin, uwitwa Joseph Prince, uwitwa Joyce Meyer, uwitwa Benny Hinn ndetse n'uwitwa Bill Johnson. Aba bantu bose babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafite abayoboke benshi. Ibyo bigisha nibyo mubona biri za Nigeria kuri uyu mugabo uherutse kwitaba Satani TB Joshua, n'abantu baracyabyiganirayo. Nibyo muri kubona muri Uganda kwitwa Kakande n'uwitwa Kayanja, nibyo muri kubona mu Rwanda kuri Gitwaza, ngo ni Dr. Gitwaza, Apotre Gitwaza, kwa Minyoni. Muzatega amatwi mwumve abo bantu babwiye, mu basacinge kuri Google, mu basacinge no kuri YouTube, murasanga uburyo bigishamo, systeme bigishamo niyo abo ngabo nabo bigishamo.
kuko bituma umenyekana, bituma ukundwa, bituma ugira icyubahiro, bituma ugira amafaranga, ugira ubutunzi, abantu bakwirukankaho kandi bakazagwa ruhaba nta nicyo bagezeho, kuko bahora babeshywa ibitangaza. Muri Grace Room nibyo bigisha kwa Julienne Kabanda. Niyo mpamvu nababwiye ngo igiti cyose Uwiteka atateye agiye kukirandura. Mwitege n'ibindi bigiye kurandurwa. Hari ibindi biti bigiye kurandurwa kuko ntacyo bimariye Imana. So igihe cyose abantu bigisha bayobya abantu, hari igihe Imana igiye bikayisesema, kagisesema kavuga ngo nubundi abarimbuka bakomeje kurimbuka, bazanarimbuka ndabizi niba numva, kuko abantu bigishijwe izi nyigisho ntibashaka kumenya ukuri, ntibashaka kwigishwa ijambo ry'Imana, ntibakunda Bibiliya, ntibashaka kuyisoma, ntibashaka ko umuntu ayibigisha, ntibashaka ko umuntu abereka ubuyobe barimo shwi, kuko baba baradorozwe ibyo bashyize muri droge. Ubundi biriya zira nyigisho ni droge ikomeye, nicyo byabwenge cyambere gikomeye mu isi. Mukurikirane kwa Julienne nta bindi bigishaga, n'ubuhanuzi ngo bari guhanurira abantu, ni ibitangaza ngo abakira indwara, ngo abakira abadayimoni, ngo bava mu bukene bakagira ubukire, ngo aburiye indege, babonye visa, ngo abagiye mu mahanga, ngo ab'Imana yishyuriye amashuri, ngo ab'Imana ngo igiye gutuza mu mahanga bakabayo, ngo aho ijyanye hanze. Nibaza niyi hanze, mujye munabanza munamenye hanze aho ariho, hanze ni hehe. Yigisho mbi zipfuye ziboze, prosperity gospel munuko mbere y'Imana. Nababwiye ko Imana igeze kunsanga mu myaka haciyemo nk'imyaka ndibwira muri 2013 aho ngaho. Yes, ndumva ari 2013. Imana sanze muri 2013 iransanga, irambwira ngo izi nyigisho, izo nyinde mbabwiye ndi kubabwira, zigishwa nabo bigisha bazanye zikagera muri Afrika, zikaba zikwiriye mu bihugu byose bya Afrika, kandi babwira impamvu abantu bazikurikira ari benshi. Imana irambwiye icyo gihe, iransanga irambwira ngo izi nyigisho ngo ni umurenda w'igi utagira umuhondo. Irongera irambwira ngo izi nyigisho ngo ni ikinya batera abayoboke baje kuzumva, bamara kukibatera bakishimiramo aho ngaho muri biriya bizu bita isengero, bakanezerwa, bakagira umunezero w'umubiri, bakavuza induru, bakavuza amafirimbi, basigaye bazana n'amafirimbi, bandi bazana biriya bintu bya vuvuzera, bandi bakavuza ibikobwa kobwa, ubundi bagatinda mu kuramya ngo no guhimbaza. Ariko abarimo aho ngaho nibahinduka ni indaya, ni abajura, ni abanyamoko, ni abibona, ubwibone bwarabishe, ni abasambanyi, nibigeze bakira ubusambanyi baracyasambana nk'uko basambanaga, barata abagore babo, bagata abagabo babo muri Grace Room, buryo byari bihibereye, ugasanga umugore yataye urugo rwe, umugabo nawe ata urugo rwe, bagahura muri Grace Room bagatangira bagufiyansanya, kandi abo basize iyo ngiyo barimo bararira, kandi akabashyingira. Iyo Mana idayishurirwa ibyo bintu, ihora ivuga ngo barakira indwara, ngo barahanurirwa, ngo bagiye kuri indege, ngo babonye perime, ngo babonye visa, ngo bwenge Imana irabutanze. Iyo Mana idahishura ubupagani bw'abantu babarimo, ni Imana yihe. Satani rero izo nizo nyigisho yabibigiye mu isi zikomeza kujijisha abantu. Ntabwo navuga ngo zirajijisha umugeni wa Kristo, kuko umugeni wa Kristo ari maso, turi maso, ntabwo dusinziriye twebwe, turi maso, ntabwo dusinziriye, ahubwo ziyobeje n'ubundi abayobye, kandi zijishije n'ubundi abemeye kujijwa, abanze kujijuka bakomeza kubinjije. Kibabaje nuko ari bo benshi bari kujya mu irimbukiro, kuko niba umuntu arimo hariya akamara umwaka utamubaza ngo ni iki cyazanye Yesu mu isi, akaba atagusubiza pe, atazi icyazanye Yesu mu isi. Ukamubaza ngo wakijijwe iki, akaba atazi ibyo yagusubiza. Ukamubaza ngo icyaha ni iki, ntamenye ibyo ari byo. Ukamubaza ngo kugaruka kwa Yesu ibyo ari byo, atishwi. Wavuga ibyo bimenyetso ati sinzi niyo biva niyo bike. Umaze gukizwa bingana iki, aracyari wa wundi, aracyari mubisi hama. Umaze kubwiriza abantu banga, nawe ubwe ntiyibwirije,
na Bibiliya ntajya yisoma, ahora ajya gutega ngo muri Grace Room ngo wamwigishe kwa Gitwaza ngo nibamwigishe kwa Kabanda. Ubu abo bose bavuye kwa Kabanda kuko iyo dini bayivanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu bose bagiye kwirukanyira kwa Gitwaza, kandi abenshi bari baravuye kwa Gitwaza bajya kwa Julienne. Hari abantu benshi bari baravuye kwa Gitwaza bose birukanyira kwa Julienne Kabanda. Hari n'abandi bari baravuye kwa Minyoni bajyayo. Ni inzererezi zirwa zizerera do uko ngo nihengo ari ubuhanuzi, ngo nihengo barimo ngo baravuga ko Imana itabaye. Muzagwa ruhaba, bizabagora kuzabona Yesu agarutse, bizabagora guhishurirwa agakiza, bizabagora gusobanukirwa neza agakiza cyari cyo. Ntimuzigera mwumva umunezero w'agakiza habe na rimwe, muziruka kuba y'isi muzatagangara. Nagiye mubabwire ngo kwa Yesu hari byose, buriya Yesu afite byose. Ibyo wirukanka ngo Julienne abikuhanurire, ukirukankira kwa Gitwaza ngo babiguhanurire, ukirukankira kwa Minyoni ngo babiguhanurire, ukirukankira ngo kwa Profete ngo Claude ngo babiguhanurire, ukirukankira kwa Nyirinde ngo babiguhanurire, ukirukankira kwa Profete ngo Mana ivuga. Yewe ni Mana ivuga ndamwibutse koko. Ngo kwa Profete Mana ivuga, ngo ni Imana imiravuga koko. Ariko Mana muzatagangara. Igihe kirageze kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe, amenye agakiza cyari cyo. Igihe kirageze kuko ibiti data wo mw'Ijuru atateye akomeje kubirandura, agiye kurandura n'ibindi. Yebwe murabibona ngo ni leta y'u Rwanda, ntabwo ari leta y'u Rwanda. Wapi? Mumenye yuko leta Imana niba yemeye kwijyaho. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 13, kadusome uwo murongo. Ibice 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Abaroma 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kura neza nabazagushima. Murongo wa 4 niwo nashaka cyane muwumve. Kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza, ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Icyo gituma ukwiriye kuganduka, utabitewe no gutinya umujinya gusa, ahubwo byemejwe n'umutima uhana. Urumva hano umurongo wa 4 batubwiye ngo ntago umutware atwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ngabatumvira. So rero kubona ngo leta y'u Rwanda ngifungiye ngo Grace Room ngo kandi ibambuye ubuzima gatozi ku gihugu cy'u Rwanda ntibemere kongera kuhakorera. Ukuri nako Nyirinde ko Ernest nawe bavuze ngo Erayono Pentecost, niba ari Erayono Pentecost Church munayihanaguwe, sibo gusa n'abandi bahanaguweho. Ngo buriya ngo ni leta mu kareba leta. Wapi? Ibyo biti Imana ntiyabiteye, kuko nta musaruro ibifitemo. Igomba kubirandura yifashishije umutware, kuko adatwarira inkota ubusa. Ngo ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya abatumvira. Batumvira ikisi? Kuko ari umukozi w'Imana uhesha ibyiza, ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Ukora nabi soje ngo nukora nabi leta. Hoye ni gukorera nabi Imana. Imana irabakoresheje, iri kugenda irandura ibyo biti, bigomba kurandurwa. Izi nyigisho zishingiye kuri prosperity gospel, kubirebana n'uburumbuke bw'isi, iterambere ry'isi, ubukungu bw'isi, gukira, gutunga amamodoka, amaviza, ngo kurira indege, ngo fata diplome, ngakira, ngo gukira indwara, ngakira urubyaro, ngakira ubutunzi, ngo Imana irakuzamuye. Ibinyoma gusa, umwanda.
ibyo ngibyo nta evangelization ya Yesu birimo. Ukwiye kumenya ubutumwa bwiza ni ubuhe. Bene abo bantu nibo birigaruka ivuga hano mu rwandiko rwa Timoteyo rwa mbere ibice 6 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Abo bigisha ku kintu cyitwa prosperity. Ibyo nibyo biri kwa Minyoni nabibabwiye, biri kwa Gitwaza, biri kwa Julene Kabanda bamaze gukuraho, biri kwa ngo profete ngo mani ivuga, ngo biri kwa profete Claude n'abandi babayobe bavangavanze ibintu banze kumenya ukuri ngo bakubwire n'abandi. Biri no muri aya macace muri ADPR byuzuyemo. Nakomeje kuvuga abo ngabo ku biti byabo. Muri ADPR ni prosperity gusa zibereyemo, ni inyigisho zishingiye ku mbaraga z'Imana nk'ibitangaza by'Imana. Amadini menshi ntibagishaka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko abayobozi baraguye, ntibagisenga ijambo ry'Imana, barariretse barahimba utuntu two gukomeza kwifatira abantu babeshya abantu. Abo rero mwumve kuni Pawulo Imana ikumukoresha ari gusobanura. Imana yadushaka yuko twigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Irashaka ko wigisha ukuri kwayo. Dukwiye gusobanukirwa ubutumwa bwiza, ubwami bw'Imana ubwaribwo ni prosperity gospel. Ni amazing grace, atari bwa buntu tuzi bwo muri Bibiliya bwo bwigishwa n'ababayobe. Ni imbaraga z'Imana, kwigisha ku mbaraga z'Imana. Imana yambusha Isirayeli inyanja itukura, yaciyemo amazi mo kabiri, yatsinze ingabo za Faraho mu nyanja, ibimenyetso 10 yakoze muri Egiputa. Imana Yesu yahagaze hejuru y'inyanja ahagarika umuraba, nawe umuraba wari imbere y'Imana irawuvanyeho n'ibindi. No, ni deliverance. Ibyo byose dukwiye kumenya neza kuko ababyigisha bitandukanye kure n'ubutumwa bwiza. Niyo Pawulo ari kutwereka rero aba bantu ngo tubamenye n'impamvu babyigisha icyo babagendereye. Ndagira ngo munkurikire mwumve ibi biti datagiye kurandura. Mwumve ibi biti datagiye kurandura ibibaranga n'abari. Baravuze ngo nihagira uwigisha ukundi, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo 6:3 kugeza 5. Nihagira uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana. Bivuga ngo ubutumwa bwiza bugomba kuba bukubiyemo ibi bintu Pawulo avuze. Kwigisha amagambo mazima y'umwami wacu n'ibyigisho bihura no kubaha Imana. Ntabwo rero kububwiye umuntu ngo Imana imuhaye imodoka ngimuhaye inzu, ibyo ntaho bihuriye no kubaha Imana. Kububwiye umuntu ngo Imana imuhaye perime, ngo Imana imwubakiye inzu, ngo Imana ngimuvanye mu bukode, nta hantu bihure no kubaha Imana. Nababwiye ngo Imana mweke izo ni umurenda w'igi utagira umuhondo. Icyo gihe Imana yarambwiye ngo mu murenda nta vitamini zibamo, ahubwo vitamini ziba mu muhondo. Iyo uriye igi ukarya umweru waryo, uriya murenda w'amazi, nturya umuhondo, nta kintu buriye. Irambwira ngo rero Kristo bigishwa izi nyigisho za prosperity ngo ntago bajye babona vitamini zo mu butumwa bwiza ubwami bw'Imana, ngo ubuzima bwabo buhinduke. Bahora ari abapagani, bahora nta guhinduka ari babandi, ahubwo biruka nka bashaka ibyo babahanurira ngo berekwa ngo babasengere, n'ibyo gusa. Noneho rero ubundi ngo dukwiye kwigisha inyigisho zihura n'amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo, kandi zihura n'ibyigisho byo kubaha Imana. Pawulo ati rero nihagira uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana. Icyambere, abayikakarije kwihimbaza ari ntacyazi. Kabiri, ahubwo abashishikazwa no kubaza ibibazo. Gatatu, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari.
n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi. Ngo n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Niyo mpamvu yaba kwa Jeune Kabanda muri Grace Room yakoreshaga ibiterane mwabo ibyakorewe muri Beka Arena, n'abandi bakreye ibintu bagahorereza bagahuza abantu mu masengesho mu materaniro, ariko intego ari kugira ngo bahore batura amaturo yiyongere, bababwira ngo Imana irambwiye ngo tanga miliyoni 10, ngo tanga 5, ngo mutanga amapaundi. Ibinyoma. Hano baravuze ngo uyu muntu aba yarakamye mu buntu bw'Imana, akikakariza kwihimbaza, kandi ngo yibwira yuko kubaha Imana ari inzira zo kubona indamu. Yaba abayoboke babo nuko bameze, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Yaba babigisha n'ababayoboye bibwira ko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Ariko siko ko nukuri. Pawulo mpamvu yepfo ku 3 avuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Abantu bazi ko kubaha Imana egare kubona indamu, none ahantu bihuriye. Ahubwo umaze kwizera by'ukurukijijwe asabwa kunyurwa, kuko kunyurwa harimo inyungu zidafite umubare. Pawulo avuze ngo ni inyungu nyinshi, bivuga ngo ntiwanazibara ngo uzirangize. Ni nyinshi, zigira limite. Iyo uhorana umutima wo kubaha Imana kandi ukanyurwa, ubona inyungu nyinshi. Aba rero nibo bigisha inyigisho zose za prosperity kugira ngo babone ko babona indamu mu bantu, kandi n'ababakurikiye nabo ko ari byo babigisha bahora iteka ryose bifuza ko babigisha ibyo bintu, babasobanura ukuntu iyo ukijijwe Imana iguha imodoka, Imana iguha inzu, Imana iguha umugore mwiza, iguha umugabo mwiza, Imana ikujyana i Burayi, Imana ikujyana muri Amerika, Imana iguha diplome nziza mu bana bawe, kabaha amafaranga, kaguha amafaranga yo kubishyura minirivare bakiga neza, ukabohereza kwiga hanze. Mbega nibyo aba bakurikiye nabo nibyo baba bashakaho nyine, kubaha Imana baze ko ari inzira yo kubona indamu, kandi nabo babigisha nyine nibyo babereka yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Niyo mpamvu izi nyishu za prosperity baza bakababeshya, bakabahanura ibinyoma, bakabapfunyikira imyanda, bakababeshya rimwe mugataha ikinya cyabagezemo cyiza nyigisho, mukibagirwa gatoya ya mibabaro mwari mufite n'ukuntu ubuzima bwa bwabacanze, ariko nyuma y'iminsi 2 mugasubira uko mwari mumeze. Kubona nta mpinduka zabayeho ku byo bakubwiye, imibabaro iracyakomeje kubaho, ubuzima bukomeje kwanga. Mukaza bakabatera ikinya, mugasiga n'utwo mwari mufite mukadutanga, mugasobeka hanze, ubuzima bukabakubita, mukagaruka ati buriya Bishop Radon. Bene data, reka mbabwire, izi nyigisho ziyobeje abantu benshi ku isi. Nababwiye inyigisho 3 ariko nongeraho n'iya 4. Inyigisho ya mbere prosperity, 2 imbaraga z'Imana, 3 deliverance, 4 ibitangaza. None abo bayobozi b'amadini hari n'igihe ugira ngo hari ibitangaza baza babitwaye mu mifuka yabo, kuko wiwe kubwira ngo uzaza utwara igitangaza cyawe, ndaje muzaze ngo buri wese azatwara igitangaza ngo azajyana ubuhanuzi bwe. Uzaza utwara igitangaza cyawe. Bamwe baza abo bayobozi baza babitwaye mu majipo yabo no mu bitenge muri ya mabaza baba bambaye, abandi bakaza babitwaye mu makote, ubwo ni aba bishop, abandi n'abapotere. Nawe ukaza ngo uje gutwara igitangaza. Igitangaza icyo bisobanura, ubundi iyo bavuze igitangaza ni ijambo rituruka ku nshinga ivuga gutangara. None se umuntu atangazwa n'iki? Umuntu atangazwa n'ikintu abonye aribwo bwa mbere, kimubaye hatarazi ko cyamubaho, kandi atumva ko kizigira kinabaho n'umunsi n'umwe. Mbega ni cya kintu, mbega ni nko kubona umuntu azutse. Nko kubona umuntu bamusengeye arwaye ikibyimba kigata gisubiramo neza, kikabura neza bikarangira. Kameme urumva ibyo bintu utazi ko ibyo bintu bishobora kubaho. Mbega igitangaza ni bya bintu utumva ko byanabaho kandi utari witeguye. Iyo icyo kintu ugikorewe nibwo iyo shinga iba yuzuye, ugatangara nyine.
none ko baguteguje ngo uzaze wakira igitangaza cyawe ubwo uzatangara. Bivuga ngo ubikubwiye arakibitse mu ikote azaza cyitwaje, baza babyitwaje, kuko ntabwo bari yaba ari Imana bakorera ibakoresha. Ntabwo Imana iduteguza iby'izakora ejo ngo muzaze ejo nzabakorera ibi. Oya, natwe abagaragu bayikoresha tubona idukoresheje, ntabwo tuba twari twiteguye ko ibyo bintu biri buze kubaho. Mu gihe rero mbateguje nkavuga ngo ni muzaze ngo mwakire ibitangaza byanyu, bivuga ngo icyo gitangaza njye ndakizi, cyateguwe, kirahari, hari uwakinteguriye, nzaza nkitwaje nkibahe. Ibyo rero bigirwa na Satani, ntabwo Imana ibigira. Ntabwo Imana ari radiyo si FM duhindura, ntabwo duhindura FM. Oya, ntabwo ari ikintu duhindura muri FM. Wapi? Kuko Imana yirihagije, irishoboye, irabizi neza ko n'uwapfuye akanuka imuzura, si ngombwa kubiteguza umuntu. Ibiguteguza ngo ejo uzaze ngo nzakuzura, no. Niyo mpamvu Yesu yabwiye mushiki wa Lazaro ati iyo ndwara arwaye si yo kumwica, ahubwo niyo guhesha Imana icyubahiro. Lazaro arapfa, baramushyingura, amara iminsi 4 mu gituro yaraboze. Yesu abwira abigishwa bati nimuze dusubire i Betaniya kuko Lazaro arasinziriye. Abigishwa bamubwira ati nose mwigisha, nibyo koko arasinziriye, ariko n'ubundi ari bukanguke. Nose urajya kumukangura ubundi we ntari bukanguke, kuko urumva Yesu yabaga gusinzira. Bakomeje kumupushinga cyane bavuga ngo niba ari gusinzira ari bukanguke, ko bari bazi ko amambere bari bagiyeyo bavuyeyo batewe amabuye wenda kwicwa, bari bigiriye ubwoba. Yesu arababwira ati reka da, Lazaro yarapfuye, rero ndagira ngo tugende njye kumukangura. None se Yesu katigeze ahagarika urupfu kuri Lazaro? Yarabizi, yarashoboye, yarabizi ko yihagije, yishoboye, kandi niyo yapfa kabura azamuzura. Ntabwo yagomba kubibateguza ati rero azapfa, namara gupfa ashyingurwe, namara gushyingurwa nzaza muzuri. Hoya, nta nubwo yababwiye ati basi reka mukiza atariya. Yesu yavuze ngo niyo guhesha Imana icyubahiro. Harapfa da. So kiriya gitangaza cyababayeho ntabwo bari bakiteguye, niyo mpamvu batangaye. N'uyu munsi tugitangazwa n'icyo kintu twese abasoma Bibiliya bagasoma iyo nkuru. Aya madini abahamagara kuza kwakira ibitangaza, bababeshye ngo ni ba profete. Koko ni ba profete ariko saba Imana, kuko iyo wamaze kwita profete biba birangiye, nta nubwo Imana ishobora gukorana nawe. Ubwo nyine ugiye gukorana n'umwuka Satani, ukende nyine babaha iyo myuka. So nende kuvuga rero ku biti Uwiteka atateye ibi biranga ni inyigisho za prosperity gospel, ni inyigisho zishingiye ku bitangaza, ni inyigisho zishingiye hejuru y'imbaraga z'Imana, ni inyigisho zishingiye kuri deliverance. Iyi deliverance nayo tuzayigarukaho, ariko naberetse source y'izi nyigisho abazizanye, kandi abo barakomeye muri Amerika. Nk'uyu witwa ngo Joe Austin, yewe we afite abayoboke batagira ingano. Uwitwa Joyce Meyer afite abayoboke batagira ingano. Uwitwa Benny Hinn, wawundi uzunguza gutya ibitambaro abantu bakagwira icyarimwe, afite abayoboke batagira ingano. Uwitwa Bill Johnson nawe afite abayoboke benshi. Aba bantu rero muri Afurika birwa bareba. Muzi impamvu rero abaturage ba Afurika birwa birukanka inyuma y'ibyo? Ni ukubera ubukene disi, ni ukubera ubuzima butugoye. Banze kwirukanka kuri Yesu ngo abakize, abahindura ubuzima, kuko igitera ibyo bibazo ni icyaha. Iyo wakize icyaha, Imana ikora n'ibindi, kuko ingaruka zose dufite z'ubuzima butubabaje zazanywe n'icyaha Adamu yakoze. Niyo mpamvu ntabwo twirukanka kuri Yesu ngo aduhe iby'isi cyangwa dukize ibitubabaje, indwara, ubukene, inzara, kwambara ubusa, kubura aho tuba, kugira amadeni n'ibindi. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo bituzana kuri Yesu, kuko izo ni ingaruka z'icyaha cyabasogokuruza na ba nyogokuruza bacu Adamu na Eva. Nyogokuruza wacu Adamu, Eva, na sogokuruza wacu Adamu.
rero kubera ko ibyaha ari byo byazanye izo ngaruka, dukwiriye gusanga Yesu dushaka ko adukiza ibyaha kugira ngo ingaruka z'ibyaha zituveho. Dukwiriye kwigisha ubutumwa bwiza bukiza abantu ibyaha kugira ngo ingaruka z'ibyaha zibaveho. Ababishopu, ba apotere n'abapasiteri n'abandi nabo bibeshya ngo ni ba profeti, mukwiriye kwigisha ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana bukiza abantu ibyaha kugira ngo ingaruka z'ibyaha zibaveho. None mwebwe murababeshya ngo nibaze mu bakiza ingaruka z'ibyaha kandi ibyaha bikibariho, kandi izo ngaruka zazanywe n'ibyaha. Nimubwire abantu ubutumwa bwiza bubakiza ibyaha, mureke ingaruka zitabavaho. Abanyafurika rero nibyo biberamo ko izo ngaruka z'ibyaha barimo ubukene, inzara, amadeni, kuburaho kuba, kuburaho kwishyura inzu, kwirukanwa mu nzu, kubura urubyaro, kubura gushaka nirwubakike, imyuka mibi y'abadayimoni, abarozi b'abarogani, nibyo biruga birukanka, umuzagwa ruhaba muzatagangara. Ndabivuze, kandi ibyo biti mwirukankiye Uwiteka arabiranduye nabyo bisigaye. Soreje ahangaha, Imana ibaha umugisha. Mwami Imana ishobora byose, ndagushimiye kubw'ubutumwa bwiza utugejejeho. Ndasabye kugira ngo ubutumwa bwiza buhindure abantu benshi, bukiza ababwumvishe, kandi ukomeze gusohoza ijambo ryawe mu isi, kuko wavuze ko ijambo ryawe rizasohoza icyo waritumye. Kandi ubwira Yeremiya ngo nk'uko yabonye umurinzi akabona inkoni y'umurinzi, uramubwiye ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Usohoze ubutumwa bwiza tuvuze bukiza abantu. Urakoze kumvishe gusenga mu izina ryawe Yesu Kristo tubyambaje twizeye, amen. Turabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha, ukomeze kubana natwe mwumva ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi platform. Shalom, shalom, shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.